Senga Imana. Uwiteka Mana ya Israel, turagushimiye muri uno mugoroba, tugushimiye kugira neza, tugushimiye yuko utangaje, wabanye natwe kuva ku manywa kugeza aya masaha. Turabigushimiye uburinzi bwawe tubaho ibihe byose. Turagushimiye yuko uno mwanya tugeze umwanya w'ijambo ryawe, iryo mwanya Mana tugiye kumva duhumekeyemo nawe atari ku bwacu gusa, iryo waduteguriye ngo tubashe kuza kumva no gusobanukirwa, tubifashijwemo n'umwuka wawe. Ganza muri kino kibanza tugiye kumva ndetse no gusobanukirwa ibyo tugiye kutuganiriza bitubere mu buzima, kuko imbaraga zawe zikomeye Kristo udukunda, niko rwatubyizeye. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. My name is Stephen Bonel. I'm an interpreter in Siloam Evangelical Church. I am with Jerry Cooper. He's the prophet from America. He's the one who's going to share to us with the word of God today. And we really know that we're going to be blessed together. This is passing through the channel of Siloam Gospel TV. So wherever you are, you can connect to us so that you may be blessed. So you're welcome, prophet, to share with us the word of God. Praise God. Amen. Stephen, thank you. Stephen, urakoze. Stephen is not just my interpreter. Stephen ntabwo ari umusobanuzi wanjye gusa. He's a young man being trained in the ministry. N'umwe mu rubyiruko ndimo ndatoza iby'ijambo ry'Imana. His father is the bishop here at Siloam. Papa we ni bishop w'itoro rya Siloam. Stephen lives in my house with some other young men. Stephen tubana mu nzu ndetse n'urundi rubyiruko That are mfasha. being raised in the ways of God. Barimo bararerwa mu nzira y'Imana. I just want to briefly say, ndashaka kuvuga mu ncamake. it is an honor to be here in Rwanda. Ni ishema kuba ndi mu gihugu cy'u I'm always Rwanda. humbled Mpora ncishijwe bugufi when I stand to speak to the people. iyo magaze ngiye kuganirira ijambo I ry'Imana. have been in Rwanda for 3 years. Maze imyaka 3 mu gihugu cy'u Rwanda. Before that, I was in Uganda for 5 years. Mbere y'icyo gihe cyose nabanje guca mu Bugande. So many of you watching this will know me. Bamwe muri mwe muri kureba muri gukurikirana iki cyigisho Some are family and friends. bamwe muri umuryango ndetse n'inshuti. So let's get right into the word. Reka tugende mu ijambo I don't want to ry'Imana. waste any time. Sinshaka gutwara umwanya munini. I'm going to be doing a lot of reading Ndi busome cyane from the book of Matthew. mu gitabo cya Matayo. And as God leads, Uko Imana as the Holy ituyobora Spirit moves, ndetse n'umwuka wera tujyanye, then we will speak on what God wants to speak to us today in the Word. turi buganire bitewe n'uko umwuka w'Imana ashaka tubaganiriza uyu munsi. Before we begin, Mbere y'uko dutangira, I encourage you ndabingingira to open your spiritual ears kugira ngo mubashe gufungura amatwi yanyu mu buryo bw'umwuka, to hear the word of the Lord for this hour, ndetse mwumve ijambo ry'Imana muri kano kanya, that these words would not fall, kugira ngo iri jambo ritari ry'imfabusa, that they would go to the nations, rigende mu bihugu and lives will be changed. ndetse rihindura ubuzima. I don't have to tell you this. Ntabwo ndi bubabwire ibi, If you know anything about the earth we're living in today, ni kuko namwe muzi isi dutuyemo muri kino gihe. it's a very dark hour. Turi mu gihe cy'umwijima. It's a dark hour in the earth. Turi mu gihe cy'umwijima ku isi. But listen to me. Ariko munyumve, I believe this is the church's greatest hour. nizeye ko iri ngiki ari igihe gikomeye cy'itorero, Because we are in the last day. kubera ko turi mu gihe cya nyuma. And you know, I always wanted to live in the days of Jesus. Kandi twese twifuza kuba ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. I would love to meet Peter, Naye ndashaka kuzabana na Petero, Paul. na Paulo. What a glorious time to be in the body of Christ in the early church. Mbega ishema ndetse n'ubwiza buzabaho mu gihe tuzaba tubana na Yesu Kristo. But hear me now. Ariko munyumve, We are even in a greater hour. ubu ngubu turi
mu mwanya mwiza. The finest hour for the body of Christ. Igihe cyiza cy'abari muri Kristo Yesu. For those who know their God. Abazi Imana yabo. For those who live in the secret place. Abafata umwanya wo kugenda mu mwanya w'ibanga. For those that are paying the price. Abo ngabo batanga ikiguzi. To have a face-to-face relationship with God. Abo ngabo bahura n'Imana amaso ku maso biciye mu bwa Yesu Kristo. This is our finest hour. Iyi ngiyi niwo mwanya wacu. Amid the COVID, twahuye na corona, all the things happening around the earth, ibintu byose byabaye ku isi hose, war, famine, intambara, ubukene, even in my own nation, America, ndetse no mu gihugu iwacu muri Amerika. The earth is trembling. Isi irimo irajegajezwa. We're in the last hour. Turi ku isaha ya nyuma. I don't know how long that hour lasts. Kandi sinzi isaha izarangirira. Scripture doesn't tell us. Ibyanditswe ntabwo bitubwira. But it gives us clues. Ariko iduhereza ibimenyetso. If you know the word of God, niba uzi ijambo ry'Imana, turn with me now. Tujyane to Matthew 24. Mu gitabo cya Matayo igice cya 24. And I'm going to go verse by verse. Ndi busome umurongo ku murongo. And Stephen will interpret each verse. Na Stephen ari buze gusobanura buri cyanditswe cyose. Listen closely to the word of God. Mwumve ijambo ry'Imana uko rivuga. It's a living word. Ni ijambo ry'ubuzima. It's not my word. Ntabwo ari amagambo yanjye. These are the words of Jesus Christ. Aya ni amagambo ya Yesu Kristo. Matthew 24. Matayo 24. A little background. Nsubiye inyuma gatoya. Jesus has just come into Jerusalem. Yesu nibwo yaraje mu mujyi wa Yerusalemu. They waved palm branches. Bari bafite amashami. They welcomed him in. No, bari kwegereza uwo mugabo. Now he's in the city of Jerusalem. Ari aje mu mujyi wa Yerusalemu. And he goes into the temple. Agenda ku rusengero. And this is where it begins in verse 1. Uku niko atangira avuga duhereye ku murongo wa mbere. Jesus left the temple. Yesu asohoka mu rusengero. Let me finish the verse. Jesus left the temple and was going away when his disciples came to point out to him the buildings of the temple. Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda abigishwa be bamusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. But he answered them, "You see all these, do you not? Truly I say to you, there will not be left here one stone upon another that will not be thrown down." Arababwira ati, nimurebe ibi byose, ndababwira ukuri yuko ahatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Now this puzzled the disciples. Iki ni ikibazo yabajijwe n'abigishwa be. This is an intimate meeting with the disciples. Iyi yari inama y'ibanga yarimo agirana n'abigishwa be. And so as Jesus left the temple, Yesu agisohoka mu rusengero, and his disciples were saying how beautiful the stones were. Bamwereka uburyo urusengero rwari rwubatswe neza. Jesus told them the day is coming. None Yesu aravuga ati umunsi uzaza. There will not be one stone left upon another. Aho nawe rizasigara rigeretse ku rindi. So, rero Jesus left Jerusalem. Yesu ava muri Yerusalemu. And he went over to the Mount of Olives. Arakomeza agenda ku musozi wa Elayo. Now I lived in Jerusalem. I've been to these places where Jesus walked. Nageze aho hose Yesu Kristo yaciye. It's not a long walk. Ntabwo ari urugendo runini. But Jesus took his disciples out of the city. Yesu asohora abigishwa be mu mujyi. Into a private secret place. Abajyana mu mwanya w'ibanga. And he sat down on the Mount of Olives. Noneho bicarana ku musozi wa Elayo. Verse 3. Ku murongo wa gatatu. As he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, "Tell us, when will these things be? And what will be the sign?" Listen. "What will be the sign of your coming and of the close of the age?" Yicaye ku musozi wa Elayon, abigishwa baza aho ari, biherereye baramubaza bati, "Mwumve neza, tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni ikihe?" The disciples were puzzled. Abigishwa baramubazaga. Jesus informed them that the temple was going to be destroyed. Yesu yaramaze kubamenyesha ko urusengero ruzasenyuka. And now their eyes begin to be opened. Noneho batangira gufunguka amaso. Because the temple was a sacred place in Jerusalem. Kubera ko urusengero wari umwanya w'ibanga w'abahurira muri Yerusalemu. So they come and they ask Jesus, babaza Yesu, "When will these things be?" Ibi bizaba ryari?
What will be the sign of your coming? ni ikihe kizaba ikimenyetso cyo kugaruka kwawe, And ndetse the close of the age. ndetse n'imeruka y'isi. They're asking him, Barimo bamubaza, when are you going to return ni ryari uzagaruka and establish your kingdom in the earth? kugira ngo uze ushyire ubwami bwawe ku isi. And in verse 4, Jesus Ku murongo wa 4 Yesu arabasubiza ati, answered them, see that no one leads you astray. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Listen closely, saints of God. Nimwumve bwoko bw'Imana, See that no one leads you astray. ntazagire ubayobya. Verse 5. Murongo wa 5, For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, bazayobya benshi. Now listen, Mwumve, that verse can be interpreted two ways. uyu murongo ushobora gusobanurwa mu buryo bubiri. It's saying many people are going to come benshi at the bazaza close of the age, mu gihe cya nyuma declaring themselves bavuga ko to be Christ. ari Kristo. That's one way you can interpret it. Iyo ni inzira imwe ushobora kubisobanuramo. The Lord showed me one day Yesu as I was reading. rimwe Imana igeze kumishurira mu gihe Jesus nasoma. said, Yesu yaravuze ngo many benshi will come in that day muri icyo gihe bazaza declaring Jesus is the Christ. bamamaza ko Yesu ari umwami, Not that that person's the Christ, ahubwo atari uwo nguri but kubivuga. they will actually say Jesus is the Christ. Bazaza bavuga ko Kristo ari we mwami, And they will lead many astray. ndetse bayobore benshi ku isi. Thus we see the condition of our churches around the world. Ndetse kuko nguko niko itorero ryakagombye kuba rimeze ku isi People yose. have been led astray. Abantu benshi barayobye. Verse 6. Murongo wa 6, Another sign. ikindi kimenyetso, You will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. This is great information from our Savior. Aya ngaya ni amakuru duhabwa n'umucunguzi The wacu. end is not yet. Imperuka ntabwo iragera. So don't be alarmed Rero ntukomeze that guhungabana the end of the age is going to happen immediately. kuko uvuga ko imperuka yashitse. Listen. Mwumve Verse 7. umurongo wa 7, For nation will rise against nation, ishyanga rizatera irindi shyanga, kingdom n'ubwami against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Nation against nation, Ishyanga rizatera irindi shyanga, kingdom against kingdom, ubwami buzatera ubundi is bwami. translated in the Greek, Bisobanura mu kigiriki ko tribe against tribe, ni ubwoko burwanya ubundi bwoko, race against race, ubwoko burwanya ubundi bwoko. Verse 8. Umurongo wa 8, All these things are but the beginning of the birth pains. ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo Let's talk kuramukwa. about birth pain. Reka tuvuge noneho kuvuka ko kuramukwa. All you ladies out there, Abagore mwese muri aho if you ever ngaho, had a baby niba warigeze kubyara inside your womb, ugatwita, after the 9 months is concluded, nyuma y'amezi 9 you know what birth pains are. uzi uburyo kubyara bibabaza. It's the beginning of something new. Ni itangiriro ry'ikintu gishyashya. Birth pains. Uburibwe bwo kubyara. The baby's not here yet, Umwana ataravuka, but you know the baby's coming ariko uba wizeye ko umwana agiye because you kuza, feel the pain, kubera ko uri kumva uburibwe, and you have to go through a process ndetse ufite no guca muri izo nzira to zose birth the baby. kugira ngo umwana abashe kuvuka. That's what Jesus is comparing the end of the age to. Ibyo nibyo Kristo arimo aragereranya n'ibihe by'imperuka. When you begin to see these things happen, Nimutangira kubona ibi byose bitangiye kuba, don't be worried, it's not the end of the age yet, ntuzaheke uvuga ngo imperuka but yageze, know that it's coming soon. ariko uzamenye ko igihe cy'imperuka kiri bugufi.
At that time you will be in the birth pains. ubu icyo gihe uzaba noneho uri mu iramuka ryo kuvuka. A baby is about to be born. Umwana ari bugufi kuvuka. Amen? Amen. Okay. Let's go on. Kadukomeze. Verse 9. Murongo wa 9. Then they will deliver you up to tribulation and put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose abahura izina ryanjye. We must be careful here. Hano tugomba kwitonda. Because some people read this Kubera ko iyo usoma iki cyanditswe as if Jesus is putting things in order. What's going to happen first, second, third, fourth. kubera ko Kristo yagiye ashyira ibi bintu ku murongo kizaba bwa mbere cya kabiri cya gatatu gukomeza. That word then. Ijambo rivuga ati ngo Then they will deliver you. Ubwo. That word then. Icyo jambo risobanura ubwo Means. Bisobanuye ko At that time. Muri uwo mwanya. It's not putting anything in order. Ubungubu nta kintu arimo arashyira ibintu byose ku murongo. It's saying during the birth pains. Yavuze ngo mu gihe cy'iramuka cyo kuvuka. At that time. Muri iyo saha. They will deliver you up to tribulation and put you to death. Bazabagambanira mubabazwe ndetse bazabica. Now listen. Mwumve. We all watch the news. We all watch what we watch. We know what's going on in the earth. Twese tureba amakuru kandi twese tureba tureba tuzi ibiri kuba ku isi. It's not so much persecution in America. Muri Amerika ntabwo itotezwa riraba ryinshi. Now listen to me. Munyumve. It's coming. Ariko riraje. And soon. Vuba. But around the earth, ariko ku isi yose, there's great persecution. Hariho gutotezwa kwinshi. Even here in Africa, ndetse na muri Afrika, China, Asia, muri mu Bushinwa, muri Aziya, everywhere. Hano people are dying for their faith in Jesus Christ. Abantu barimo barapfa bazize kwizera Kristo Yesu. Now listen. Mwumve. The next thing. Igikurikiraho. Jesus said, Yesu yaravuze ngo, verse 10, ku murongo wa 10, and then nibwo at that time, muri icyo gihe, during the birth pain, nyuma yo kuramuka ko kuvuka, many will fall away. Benshi bazagwa. This is happening in the earth now. Ibi ngibi nibyo biri kuba ku isi uyu munsi. Many are falling away. Benshi barimo baragwa. You have to be close to something. Ugomba kwegera ikintu. You have to be near it. Ukakiba bugufi before you can fall away from it. Mbere yuko ukigwira. Jesus is saying during this time, Yesu yaravuze ngo ati ngo, during the birth pain, muri kino gihe, mu gihe cyo kuramuka ko kuvuka, those who once walked with God, abo ngabo bashaka kugendana n'Imana, will fall away. Bazagwa. Don't get mad at me. I'm reading. Nimundakarire ndi gusoma. And then, at that time, many will fall away and betray one another and hate one another. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanirana bangane. This is happening today. Ibi ngibi nibyo biri kuba kuri among people that call themselves members of the body of Christ. Y'abantu biyita abakristo. It saddens me. In my own nation, we have brother against brother. We have fighting. There's hatred. There's bitterness. There's unforgiveness. There's anger. Jesus, help us. People are betraying one another. Family members are betraying their own family members. Church members are betraying their own church members. And many are falling away. Now listen. Verse 11. Technical difficulties. Please stand by.
you guys. murakoze cyane. Servants of God here with us. Hari abakozi b'Imana turi Operating the kumwe machinery and the cameras. nibo bari kuri kamera ndetse n'abari ku buhanga bw'ibyuma. Imana ibahe imigisha. Verse 11. Murongo wa 11. And many false prophets will arise and lead many astray. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Folks, you can't turn on the television today. Ubu ngubu ndabizi namwe mushobora kugenda ku It mateleviziyo. amazes me when I turn on to hear someone preaching or prophesying. Rimwe na rimwe birantungura iyo ngiye kuri interineti nkareba umuntu umwe abwiriza ndetse ahanura. The nonsense that's coming out of their mouth. Bavuga bidafite umumaro biva mu kanwa kabo. All in the name of Jesus. Babivugira mu izina rya Yesu Kristo. Twisting the word of God Bagerageza kuyobya ijambo ry'Imana to suit their own game. kugira ngo babashe kubabanamo My inyungu. friends, these should not be Nshuti zanjye ibi siko byakagombye in the body of kugenda Christ. muri Kristo Yesu. So, those are responsible for leading them astray. Abo ngabo bari bafite inshingano zo kuyobya benshi. May God have mercy on that day. Imana ibagirira imbabazi. Jesus. Yesu. Verse 12. Umurongo wa 12. Now listen. Mwumve. Listen. Mwumve. And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. Maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Lawlessness. Urukundo rwa benshi. No respect for authority. Kutubaha ubuyobozi. No respect for anyone else's property. Kutubaha igikoresho cya mugenzi wawe. No respect for the elders. Kutubaha abayobozi bawe. No respect for the parents. Kutubaha ababyeyi. Lawlessness will sweep the land. Urukundo ruzakonja. And I'm going to say this. Kandi ndabivuga. Those of you calling for the defunding of the police, Abo ngabo bahamagara abapolisi. you're calling for lawlessness. Mwamuri kuhamagara kubera nta rukundo mufite. You're fitting right into the prophecy. Kubera ko ibi ngibi murimo murasohoza ibyahanuwe. Verse 13. Umurongo wa 13. But the one who endures to the end will be saved. Umurongo wa 13 haravuga ngo ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Be saved. The one who endures will be saved. Mwumve uwihangana akageza ku mperuka That word niwe uzakizwa. endure Ijambo rivuga ati kwihangana means when you press through something that's impossible bisobanuye kwihangana bisobanura guca mu kintu ubona ko kidashoboka and you don't give up, ariko wowe you don't quit, ntucike intege, you never surrender, ntuzanumanika you continue amaboko, doing what God's called you to do, ugakomeza gukora no icyo matter what usaba, comes to you, ntagire no matter what comes to your family, nubwo ari no matter what people say to you. nubwo imiryango yakuza It doesn't matter. cyangwa se amagambo Those that endure through these times of the ntacyo present bivuze, ariko bihangana bakageza ku mperuka will be saved. nibo bazakizwa. Jesus. Now, verse 14. Umurongo wa 14. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. Then the end will come. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izaherako ize. I've heard people say, Numvise benshi abantu bavuga not ngo everyone's heard the gospel. nta muntu ngo abantu bose ntabwo barumva It ubutumwa. doesn't say that. Ntabwo ariko ijambo ry'Imana rivuze. It says the gospel of the kingdom Ijambo ryavuze ati ngo ubutumwa bwiza will be proclaimed ubutumwa bw'ubwami throughout the whole world. buzavugwa ku isi hose. For those of you who are in America, Mwebwe muri Amerika, I'm on the other side of the earth. abandi nabo bari ku yindi si. For those living in China, Abatuye mu Bushinwa, you're in a different place of the earth. namwe muri mu kindi gice cy'isi. I have traveled to South America. Nagiye muri I have been to Israel. Nagiye muri Amerika I have y'Epfo. been to the Middle East. Nagiye muri Easter, muri Israel. Nagiye ndetse no mu bihugu by'amajyaruguru ya I have been Afurika. many places in Africa. Nagiye mu bihugu byinshi byo muri Afurika. There's no place, nowhere, na hamwe where someone cannot hear the gospel. na hamwe umuntu atakumvira ubutumwa bwa Yesu Because we Kristo. have technology. Kubera ko dufite tekinoloji, We have televisions and radios. dufite televiziyo, dufite n'amaradiyo. The gospel is being preached around the world. The whole gospel. Ubutumwa bwarigishijwe ku isi yose. Amen? Amen.
Let's go to verse 22. Reka tugende ku murongo wa 22. If those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. Iyo minsi iyaba itagabanijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi izagabanwaho. You're probably wondering why I did not read verses 15 to 21. Ushobora kwibaza impamvu tutasomye kuva ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 21. Because it would take a lot to explain that. Kubera ko bitwara umwanya ngo tubashe kubisobanura. That is for the people living in Jerusalem. Ubu ngibi ni by'abantu batuye mu mujyi wa Yerusalemu. When the end comes. Igihe ni kiza. How do we know this? Ni gute tubimenya? Because kubera ko he says, havuga ko pray that it does not happen in winter. Pray that it does not happen in winter. At ibi ngibi ntabwo bijya bibaho mu gihe runaka. And pray that the end does not come on the Sabbath. Ndetse no gusenga ntabwo bihagarikira gusa ku isabato. Now listen, I lived in Jerusalem. Mwumve njyewe nabaye muri Yerusalemu. The true Sabbath isabato nyayo is sundown on Friday. Iyo izuba rirenze kuwa gatanu. To sundown on Saturday. Itangira kuva izuba rirenze kuwa gatanu kuzangeza izuba rirenze kuwa gatandatu. And I'm telling you this. Kandi ndababwira ibi ngibi. Hebrew Jewish law amategeko y'abaheburayo forbids the Jews kugira ngo abashe kubahirizwa to travel certain long distances. ngo bashe kugenda urugendo runini. They're not to buy or sell. Ntabwo bacuruza. They're to do nothing. Ku munsi w'isabato ntabwo bacuruza. Because it's the Sabbath. Ntabwo bacuruza cyangwa ngo and God told them to keep it holy. Kubera ko ari umunsi w'isabato kandi Imana yababwiye ko uwo munsi w'isabato ugomba guhora wejejwe. So when I was living there, mu gihe nari ntuye hariya Friday evening, kuwa gatanu nimugoroba, Saturday evening, kugeza kuwa gatandatu nimugoroba, no cars, nta modoka, no stores were open, nta duka the streets were silent, imihanda asanga yera, only people moving around abantu gusa babona gusa abantu bagenda were Gentiles, abantu bagendagendaga bari abanyamahanga. but you couldn't buy or sell. Ntabwo wahaha cyangwa se ngucuruze. So rero Jesus said, Yesu aravuga ngo pray that the end does not come on the Sabbath. Rero ati imeruka ntabwo izaza ku isabato. Because when the end comes, kubera ko imeruka niza, it's coming to Jerusalem izaza muri Yerusalemu as the climax of the end. Izaza ari ikigeragezo cy'imeruka. And those that observe the law kandi abo ngabo bakurikiza amategeko will not flee the city. Ntabwo bazahunga umujyi and may perish. kugira ngo barimbuke. That's why I didn't read it. Niyo mpamvu nigeze mbisoma. Let's go on. Reka dukomeze. Verse 23 ku murongo wa 23 and verse 24 ndetse no murongo wa 24 talks about havuga in that time muri icyo gihe many false Christs will arise. ati hazavuka abantikristo benshi. This people claiming to be Jesus. Abo ni ba bantu twavuze bazaza biyita Kristo. And I can go on YouTube and I watch documentary after documentary after documentary nabonye amadocumentary of men claiming to be Jesus. y'abantu biyita Kristo. So rero that's why I said over here niyo mpamvu navuze ko in verse 5 ku murongo wa 5 many will come in my name saying I am the Christ. ku murongo wa 5 havuze ngo kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo. Many preachers, abapasiteri benshi, prophets, abahanuzi, denominations, ndetse n'abanyamahanga, all will claim Jesus is the Christ. bose bazaza bavuga ko Kristo ari we Kristo. But because some do not know God, ariko kubera ko bamwe batazi, they have no relationship with Jesus, badafitanye ubusabane na Yesu, they have an understanding of the things of God, badafite ndetse n'ibyiyumviro, they're leading people astray. abo ngabo nibo bazayobya abantu. Now listen. Mwumve. Let's go to verse 29. tugende ku murongo wa 29. You can read these other verses by yourself. ushobora gusoma iyi mirongo yindi ikurikiraho wowe ubwawe wenyine. Verse 29 for time's sake. umwanya w'ibanga dusome ku murongo wa 29 kubw'umwanya. Jesus said, ariko Jesus said, Yesu aravuga ngo
Immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will fall from heaven, and the powers of the heavens will be shaken. Bibiliya iravuze ati ngo ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi nikuzava umwezi wako n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Verse 30. Umurongo wa 30. Then, hanyuma at that moment, ubwo nibwo will appear in the heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. And verse 31, umurongo wa 31, he will send out. Who will send out? Azatumisha. Jesus will send out. Ninde uzatumisha? Kristo ni uzatumisha. Verse 31, umurongo wa 31, and Jesus will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'imanda bateranye intore ze mu birere bine uhereye impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. This same thing ibi ngibi that Matthew is writing about ibi ngibi Matayo yanditse is recorded byanditswe kandi in the book of Revelation. mu gitabo cy'ibyahishuwe mu bisome. Verse 32. umurongo wa 32. Now Jesus says something. No, hari icyo Kristo arimo He gives aravuga. us a clue. Arimo araduhereza n'urufunguzo. If you have ears to hear, you will listen. Niba ufite amatwi yo kumva uri bwumve. If you have eyes to see, you will see. Niba ufite amaso yo kubona uri bubone. Listen. Umva. Jesus says, Yesu aravuga ngo from the fig tree learn its lesson. As soon as its branch becomes tender and puts out its leaves, you know that summer is near. Murebere ku mutini niwo cyitegererezo ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera mumenya yuko igihe cy'imishyi kiri bugufi. Kimeshyi. Those living in America watching, abaturage batuye muri Amerika mwe muri kwitegereza. most of you understand season. Benshi muri mwebwe muzi ibihe. We have spring, bafite summer, fall and winter. Bafite igihe cyo bita spring ni igihe cy'akazuba gake, bakagira icyo bita winter ni igihe cy'ubukonje, bakagira icyo bita summer ni igihe cy'ubushyuhe. Now they say they have seasons here in Africa. Bavuga ko muri Afrika bafite ibihe. It's summer 24 hours a day. Nibo bahora mu bushyuhe amasaha 7 days a week. Iminsi irindwi yose 365 days a year. iminsi 365 y'umwaka yose. So Jesus is giving a clue to us here. Yesu arimo aradoreza ikimenyetso noneho gifatika. From the fig tree learn its lesson. Ibi ngibi mubyigireho. He gives it the example of a tree. Yaduhaye urugero rw'igiti. In the fall, mu gihe cy'impeshyi in America muri Amerika and other nations, ndetse n'ibindi bihugu, the leaves turn colors. ibibabi bihindura amababi. They go from green biba ari icyatsi to red and orange and yellow and purple. bigahindura amabara umuhondo, umutuku, purple. Then they fall byarangiza bikagwa to the ground. bikavunguka bikava ku giti bikagwa hasi. That's why we call it fall. Niyo mpamvu icyo gihe tucyita mu gihe cy'ibibabi byaguye hasi. Then it appears the tree is dead. Noneho igiti kiba gisigaye nta mababi gifite. So for 3 months in much part of America, iyo amezi 3 ashize mu bice byinshi byo muri Amerika, in the north, cyane cyane mu majyaruguru, all the trees look dead. ibiti biba bisa nkaho byumye. There's no leaves. nta bibabi biba bifite. Winter comes, snow comes, kubera ko icyo gihe haza ubukonje, cold weather comes, urubura rwinshi, and everyone waits for spring.
noneho buri umwe wese agategereza igihe cyo kongera gushibuka. Because in the spring, kubera ko mu gihe cyo gushibuka those trees that look dead, ibyo biti biba bisa nk'ibyapfuye, those trees that look like there's no hope of life, biriya biti biba bisa nk'aho nta buzima bitegereje, those trees where it looks like everything has ended for them, biriya biti biba bisa nk'aho ubuzima bwabyo bwarangiye, their beauty's gone, bivuga ko there's no life. ubwiza bwabo bwagiye, nta buzima bifite. When spring comes, iyo gushibuka kuje, we begin to see little buds of leaves dutangira kubona utubabi dutoya and flowers. ndetse n'indabo. That means we're going to a new season. Biba bisobanuye ko tugiye kwakira ikindi gihe We're gishya. leaving winter Tuba tuvuye mu gihe cy'ubukonje, and we're going into spring. tugiye noneho mu gihe cy'ishibuka. Jesus said, Yesu yavuze ko learn your lesson from a fig tree. mwige mufate iri somo mwigiye ku giti. As soon as its branches become tender Mwigire ku giti cy'umutini, and puts out its leaves, ishami ryayo iyo ritoshye ibibabi, you know that summer's coming. mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Now, verse 33. umurongo wa 33. I'm going to read it and Stephen's going to interpret it. Ndibusome, Stephen aze kuza kusobanura. Jesus said, so also, just like the fig tree, the same example, also, just like the fig tree, this is what it will be when Jesus returns through the birth pains at the end. Nk'uko nababwiye ati mwitegereze umutini, mwamwe mubyitegereze neza uhereye mu gihe cy'itangiro cyo kuvuka muri bwa buribwe umugore agira kugeza kino gihe, ibimenyetso nibyo tukirimo turitegereza tureba. Now I'm going to read the whole verse. Ndibusome umurongo wose. So also, when you see all these things, what things? Everything we've been reading from verse 1. Everything that's happening in the earth, and it's accelerating. Ibintu byose twasomye dere ku murongo wa mbere kugeza kuri no murongo, iri ngiri ni nkayo conclusion yabyo. Don't be one of those that says, oh, we've always had disasters. Nube muri bandi bavuga ati ngo twamaze igihe tubona imyuzure. We've always had sin in the earth. Twabonye ibigeragezo ku isi. Yes, we have. Yego twarabibonye. But as the end nears, ariko ni igihe cy'imperuka, the birth pangs begin. noneho kuramuka ko kuvuka, And things begin to accelerate. noneho ibintu bigatangira guhinduka. So when you see these things, ibi byose ni mubyitegereza, you know that he is at the very gates. nuko namwe nibibona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Who's at the very gates? Ninde uri ku rugi? Jesus is at the very gates. Yesu ari ku rugi. The gates are closed. Ubu inzugi zirafunze, And he's preparing ndetse arimo aritegura for the gates to be opened. kugira ngo urugi rubashe gufunguka. And when they are opened, urugi nirufunguka, then the end will come. icyo gihe n'ikigihe imperuka And Jesus will izabera. return to this earth. noneho Yesu agaruke mu isi. Verse 34. murongo wa 34. Truly I say to you, ndababwira ukuri yuko, truly I say to you, ndababwira ukuri yuko, Jesus is saying, I'm going to tell you the truth. I'm not going to lie to you. none Yesu hano ngiye kubabwiza ukuri, ntabwo ndi bubabeshye. Let me finish this verse. This generation will not pass away until all these things take place. ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. And I want to address something here. kandi ashaka kwagira hagira ikintu mu Many people argue abantu benshi bajya that, kugira ibiganiro that Jesus has mpaka already returned bavuga ko Yesu Kristo yarangije kuza, because the scripture there says kubera ko ahangaha icyanditswe kivuga ngo the generation bavuga ati ngo ibi will not abikinyejana pass away until all these things take place. abikinyejana ntabwo bazashiraho ibi byose bitari byabaho. That's taking that passage of scripture out of context. none bagafata iki cyanditswe bagashaka kugishyira mu buryo babyumva. Jesus is saying, Yesu ahangara I'm telling you the truth. ndi kubabwiza ukuri, The generation that is alive, ikinyejana kizaba kiri icyo gihe, when these birth pains begin, igihe kuramuka ko kuvukwa kuzaba kwatangiye, that generation that's living when these begin icyo kinyejana kizaba kibayeho muri icyo gihe, will see the end. nibo bazabona imperuka.
These are the words of Jesus. iri ni ijambo rya Yesu Kristo. We're in the birth pains. Twebwe ngubu turi mu kuramuka ko kuvuka. Why am I preaching this? Kubera iki ndimo ndabwiriza ibi ngibi? I preached this in America for years. Ibi ngibi nabwirije muri Amerika imyaka myinshi. I've been preaching it in Africa for years. Ndetse n'ibi nabyimaze imyaka myinshi bibwiriza muri Afrika. Jesus is coming. Yesu ari bugufi kuza. They've been saying that for years. Ibyo ngibyo tumaze imyaka myinshi tubwira. My grandfather used to say, "Oh, Jesus is coming." Bakavuga ati ngo sokuru wanjye. And his grandfather, "Oh, this is to the end. Jesus is coming." Na sokuru yarabimbwiye. And Jesus didn't come. Kandi Yesu icyo gihe babimbwiye ntabwo yigeze aza. That's what a lot of people say. Uko niko abantu bashobora kuvuga. Petero warns those people that say this. Paul yihanangirije abantu bavuga ayo magambo. He said, "Do not mock God." Yaravuze ati ntimukamwaze Imana. A day is 1,000 years. Kubera ku munsi ni imyaka And igihumbi. 1,000 years is one day to God. Ndetse imyaka igihumbi ni umunsi umwe imbere y'Imana. We need to guard our mouth Tugomba kurinda umunwa wacu. and keep our ignorance to ourselves. Twarangiza ubupfapfa bwacu tukabwibikira. All of these things will take place. Ibi byose ndababwira ukuri yuko ibi byose bizabaho. Heaven and earth will pass away, Ijuru n'isi bizashira, but my words will not pass away. ariko amagambo yanjye ntazashiraho na hato. You can reference that to the book of Revelation. Ibi ngibi ushobora kubigereranya n'ibyanditswe mu gitabo cy'Ibyahishuriwe. When the end comes, Igihe imperuka izaba, and according to the book of Revelation, Jesus rules and reigns on the earth for 1,000 years. Yesu iri handitse mu gitabo cy'Ibyahishuriwe handitse ngo Yesu Kristo azaza azayobora imyaka igihumbi hano ku isi. He rules and reigns on the seventh day. Ndetse azayobora ku munsi wa karindwi. He rules and reigns according to the book of Hebrews. He rules and reigns in the Sabbath. Utugende kuri kalendari y'Abaheburayo ayobora ndetse azaza ku munsi w'isabato. Because right now we're living in the sixth day. Kubera ko uyu munsi turi mu munsi wa gatandatu. We're living in the age of man. Ubu ngubu turi mu mwaka w'umuntu. It's not coincidence that the mark of the beast is 666. Ntabwo ari impanuka kuko twese tuzi ko ikimenyetso cy'inyamaswa ari gatandatu. The number 6 represents the age of man. Umubare gatandatu usobanura umwaka w'umuntu. 7 in Hebrew Karindwi mu Giheburayo speaks uvuga of the Sabbath day. The seventh day, God created the earth in 6 days and he rested on the seventh day. Umunsi wa karindwi usobanura umunsi w'isabato, umunsi Imana yaruhutseho. Imana yaremye isi mu minsi itandatu iruhuka ku munsi wa karindwi. And the writer in the book of Hebrews Ndetse umwanditsi wanditse igitabo tells us abwira abizera bose aratubwira try to enter into the Sabbath day's rest. dukomeze duharanire turwanire kuzagera ku munsi w'isabato. Strive to enter. Mugwane kandi muyinjire. Do whatever you gotta do. Ukore buri kimwe cyose To enter into the seventh day. kugira ngo ubashe kwinjira mu munsi wa To karindwi. be a part of the 1,000-year reign of Christ on the earth. Nawe uzabashe kuba muri ba bandi bazayobora na Yesu Kristo imyaka igihumbi ku isi. It's all in the word. Ibi byose biranditswe mu ijambo. People like to complicate it. Abantu bashaka gusa kubivangavanga. But this word ariko iri jambo interprets itself. Iri jambo ririsobanura ubwaryo. All of this ibi in byose the Old Testament muhereye mu isezerano rya kera is a foreshadow iri sezerano rya kera ni of Jesus Christ, the Son of the living God. Ni igicucu cya Yesu Kristo umwana w'Imana. People, I hope you're listening. Abantu nizere ko muri muranyumva. I could go on for hours. Ushobora gukomeza amasaha n'amasaha. But I won't. Ariko simbishaka. I plan on going all the way through nateguye chapter 25. Ko ndi bukomeze kuvuga ariko tugere Because chapter 25 describes in parables what Jesus is discussing in chapter 24. Narigiye ku gice cya 25 kuko iki gice cya 25 Yesu Kristo yavugiraga mu migani ibizaba. So, verse 35. Tugende ku murongo wa 35. Heaven and earth will pass away, ijuru n'isi but bizashira. my words will not pass away. Ariko amagambo yanjye ntazashiraho na hato. From the book of Revelation, Iyo dusoma mu gitabo at the end,
kumeruka at the end of the 1,000-year reign, kumeruka mu myaka igihumbi at the end of the seventh-day Sabbath, ku munsi wa nyuma ku munsi w'isabato heaven and earth as we see it, isi n'ijuru ibintu tureba Revelation says will be rolled up like a scroll ibyahishwe bivuga ko ngo imana izabifata and will ikabizingazinga pass away. yarangiza ikabishira kure. And then it says, Nyuma y'ibyo God will create a new heaven and a new earth. nyuma y'ibyo imana izarema isi nshyashya ndetse n'ijuru rishyashya Because man spoiled this one. kubera ko umuntu yangije A new Eden, edeni nshyashya where every tear will be wiped away. No crying, isi itazaba ifite amarira, no sorrow, nta mubabaro, no sickness, nta ndwara, no death, nta rupfu, no separation, nta no gutandukana, divisions, nta macakubiri, no races, nta vangura, only sons and daughters of the living God. ariko abana b'Imana bonyine. Now I'm going to close. Ndashaka gusoreza ngaha Verse 36. umurongo wa 36. But concerning that day, ariko uwo munsi, what day? uwuhe munsi? The day Jesus returns. Umunsi Yesu Kristo azagarukiraho, kwimeruka. Now let me read the whole verse. Reka nsome umurongo wose. Concerning that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father only. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba marayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. As were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. For as in those days before the flood, they were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day when Noah entered the ark. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoranaga, barashyingiranaga, bageza umunsi Nowa yinjiye mu muge. Jesus is saying, Yesu niwe muravuga aya magambo, because Jesus knew Noah. kubera ko Yesu yari azi Nowa. Just like in the days of Noah, nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa, people will mock, abantu bazakumwaza, they will turn their backs against God, ndetse barwanya abantu they b'Imana, will defy the living Jesus, ndetse bagende kurwanya abantu bakorera Imana, they will deny the word of God, bazihakana ijambo they will ry'Imana, laugh at those who cling tightly for a hope bazaseka abo bafite ibyiringiro, and call you crazy. babita abasazi. How can you believe and wait for something like this? Ni gute wakwicara ugategereza ikintu nk'iki ngiki? Jesus said, Yesu aravuga ngo, Jesus is Yesu prophesying, yarimo arahanura muri kino gitabo, just like the days of Noah, nk'uko byari bimeze mu gihe cya how Nowa, the people behaved. abantu uko bari babayeho, When Noah warned that the flood was coming and the earth was going to be destroyed by water, mu gihe Nowa yarimo ababurira ko umwuzure ugiye kuza ku isi, they didn't believe him. ntabwo bigeze They went bamwizera, about their everyday lives. bakomeje kuba ubuzima bwabo busanzwe. And now, Uyu munsi I know for a fact, inzi neza preachers, abavugabutumwa, prophets, abahanuzi, pastors, abapasiteri, ministers, abigishwa all around the earth bari ku isi hose are preaching barimo barabwiriza and teaching ndetse bigisha and proclaiming ndetse bamamaza, we are in the birth pain. bavuga ko turi mu gihe cyo kuramukwa ko kuvuka. And what do people say? Abantu bagasubiza ngo iki? Now listen. Mwumve, It's mostly church people that say this. ndetse ni abantu b'itorero bakunda kuvuga amagambo. I have never been mocked by a worldly person. Bakunda kuvuga ati ngo nta na rimwe ngo nigeze mwazwa ngo n'umuntu wo hanze. When I go to someone and say, you need to get your life right, Jesus is coming soon. Iyo nagiye kubwiriza umuntu nawe ati ngo ugomba gutunganya ubuzima bwawe kuko Yesu Kristo ari bugufi kugaruka, They just stand there and look. baricara barahagarara gusa And bakakureba, they reject it and walk away. barangiza bakata bigendera, And the Holy Spirit will deal with them. noneho umwuka wera agasigara noneho. But when you deal with a church person ariko iyo uri kuganira n'umunyetorero n'umunyedini and you say, ukavuga ngo you better stop your nonsense, ugomba guhagarika ibyo urimo, the things you do behind closed doors that you think no one sees, ibyo ukorera nyuma y'amarido uzi ko nta muntu ukubona, your thoughts, ibitekerezo byawe, the things you portray to other people, uburyo ugambanira abandi, I will say to them, ndababwira ngo repent, mwihane, get right with God.
wongere ugendere mu nzira ikwiriye n'Imana. Because according to this word, Kubera ko dukurikije ijambo Jesus is ry'Imana, coming soon. Yesu ari bugufi kugaruka. And how do they respond? Uko basubiza ni gutya. People have been saying Jesus is going to come back soon. Baravuga ati ngo Yesu, ngo abantu bahoze bavuga ngo Yesu azaza. Woe be unto them. Ariko abo ngabo n'ibisi izarimbukiraho, n'imperuka izagiraho ingaruka. Look at verse 42. Tugende ku murongo wa 42. Jesus says, Yesu aravuga ngo stay awake. nuko mube maso, Stay awake. mube maso. We're in the midnight hour. Ubu ngubu turi mu gicuku, People begin to fall asleep aho abantu batangiye gusinzira in their religion mu idini, because Jesus is delayed. kubera ko Yesu ngo yatinze, So they give up hope. bakumva ko bacitse intege, And they go about their daily lives barangiza bagasubira mu byo bahozemo, and forget about the warnings they've been receiving. barangiza bakibagirwa Jesus inyigisho bagiye bigishwa. warns us Yesu Kristo yatuburiye ko we must stay awake. ko tugomba guhora turi maso. Saints and people of God, we must stay awake. Yemwe bantu b'Imana, abera bari mu isi, mugomba guhora mwiteguye. We must keep the fire of God burning inside, Ugomba guhora uri maso, mugakomeza kugira umuriro muri mwebwe. snatching people out of the flame. Mukure abantu mu muriro, mwitanura. Stay awake. Mube maso. And read the whole verse. Ndibungiye gusoma umurongo For you wose. do not know on what day your Lord is coming. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have let his house be broken into. Ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso, ntiyamukundiye gucukura inzu ye. Verse 44. Umurongo wa 44. Therefore you should probably be ready. Nuko namwe mwitegure. That's not what he said. Uko niko yavuze. Jesus said, Yesu aravuze ngo, because of what I just told you, kubera ibyo maze kubabwira byose, you must also be ready. Mugomba namwe Let kwitegura. me read the verse. Reka some umurongo wose. Therefore, you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. God is good. Imana ni nziza. Let us hear his voice. Reka twumve ijwi ryayo. Let us hear his voice. Reka twumve ijwi ryayo. Father, we thank you. Mana turagushimiye. Father, I give you glory and honor and Mana praise. nguhaye icyubahiro n'ubwiza n'amashimwe. You are our Lord and our God. Uri Imana yacu ndetse uri umwami wacu. Father, we want to be ready. We must be ready. Mana dukeneye kwitegura kandi turashaka kwitegura. Wake up your people. Ubyutse abantu bawe. Shout Ubabwire in the spirit to wake your people up. Ubabwire mu mwuka wawe babyuke. For the days are dark. Kubera ko umwisi y'imyijima. Have mercy on us, Lord God. Mana utugirire imbabazi. In Jesus' name. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. And I want to end this. Ndashaka kurangiriza hano. Listen to this one word. Mwumve iri jambo rya nyuma. Listen. Mwumve. These are the days of Elijah. Iri ni iminsi y'igihe cya Eliya. Get your soiled hands clean. Nimumese ibishura byanyu. Get your garments white. Ndetse nimwiyeze mweze ibishura byanyu. The bridegroom's coming. Kuko umukwe ari kuza. Maranatha. God bless you all. Imana ibamugisha mwese. Amen. 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 Stop recording.